hano hanze mu mwuga wahoze witwa itangazamakuru irondo ryivanze n'ibisambo. umuntu witwa Magasha ahita avuga ati umunyamakuru witwa Papi asanga inkuru ajya akora zikubiyemo kwanga igihugu. Ibyaje gutuma Papi ku rwo rubuga rwa YouTube afata telefone witwa Magashi wahoze muri korali Mirasire, aramubaza ati nikose watewe n'iki cyatumye uvuga yuko ndi ikigarasha? Undi ati se ubona utari cyo ahubwo kuba wagira email yawe ya Magashi ukayifashisha ugafungura YouTube yawe ukayita Magashi TV, ntabwo biguha umurongo wo kuza kuntondagira, ntabwo biguha ububasha bwo kuza kunyandagaza no kunsebya no kunyangisha abaturage. Mu ntangiriro y'ikiganiro wavuze ngo mbangamije kubereka ibyo bigarasha, ngo hari uwabaye ikigarasha ntababwiye ahubwo we bakurebe neza. Uhera he ushyira abantu ku rutonde rw'ibigarasha? Wowe ubwawe ukunze igihugu cyane da, harya wagikoreye iki? Who are you? ni umusesenguzi ugikunda kugaragara asesengura ibintu byo muri Kongo, ariko umuntu wagize abantu basesenguzi n'ahandi. No gusesengura abantu bose mwabaye abasesenguzi. Njye sindimo mu basesenguzi, ariko gusesengura ni uguhuza. Uyu nguyu Magashi ngo yaba yaririmbye muri korali Mirasire. Yari yihese kandi korali Mirasire ni korali yabayeho mu myaka za 87 kugera muri za 94 aho ngaho. Yaririmbaga iki? We iyo yaririmbagamo biba bisakuza cyane, yari ishingiye kuri hedini. Harya ubundi inde muntu ushinzwe ufite ako kazi ko gushyira abantu ku rutonde rw'ibyo bicikagurike by'amakarita? ngo ni bicikagurike by'amakarita, si ibintu bitabara ibinyagwa by'ibigarasha, ibintu by'ibicikagurike. Ninde muntu ufite authority cyo gushyiraho urutonde? kugera kuri ubu nanjye sinzi uko bikorwa, ariko ubu nashobora ubu nkabyuka mu gitondo nk'abantu Derike ni ikigarasha. kuzaba wicaye hano ukabona umuntu arabyanditse. Nagira ngo twibukiranye ko kutunga ikarita ya remuzi bitakugira umunyamakuru w'umwuga. Ikikugira umunyamakuru w'umwuga ni ibyo ukora. Tugomba kwemeranya ko uko turi benshi dufite imitwe itandukanye, dufite n'ibitekerezo bitandukanye, ahubwo tugashaka uburyo rwarunyuranyuranye rw'ibitekerezo byacu turukoresha mu kubaka iki gihugu. Naho nujya gufata umuntu wese ufite ibitekerezo bitandukanye n'ibyawe ukajya kuvuga ko yanga igihugu, bizarangira ibintu byose tubishenye. wenda kubisenya byo si ngombwa. Hari abantu usanga bavuga ko ngo bakunda igihugu kurenza abandi. Buriya ni ikibazo kiba kinakomeye. Iyo ugiye kubona ko ukunda igihugu kurenza abandi bantu, muri iki gihugu kiba cyatangiye kugira ibyago. Ese uwo munyamakuru yatangaje iyo nkuru kubw'inabi? ejo nabonye umunyamakuru witwa Papi arimo gutongana. Ese Papi wabaye iki? Ati rero umuntu witwa umuntu nagara umunyamakuru ari kurebye gusaba ku mbuga nkoranyambaga, ndetse akaba arahoze aririmba muri korali yitwa Mirasire. No mu mvugo ze wumvamo rwose yuko ari umuntu waririmbye ndetse bikanatinda. Kuba rero yabaye muri korali Mirasire akiyongeraho ingingo yo gukunda igihugu, ngira ngo wera akaba afite n'akazi ko kuvuga ibyo avuga byo byose simbizi. Yarabihuje gutya asanga inkuru umunyamakuru witwa Papi ajya akora zikubiyemo kwanga igihugu. Ibyaje gutuma Papi yitereka. Abanyamakuru baba ku mbuga bagira utuntu nyine, bagira imbuga bakoresha, Twitter, YouTube, hehe. Abo utabifite ashobora kugenda akoresha iby'abandi. Papi rero nawe arasimbuka ahita aza kuye ku rwo rubuga rwa YouTube, afata telefone witwa Magashi wahoze muri korali Mirasire,
aramubaza ati niko se watewe n'iki cyatumye uvuga yuko ndi ikigarasha? undi ati se ubona utari cyo ahubwo? ngo bariya biyita ngo abanyamakuru b'umwuga, yes. ngo bariya biyita ngo abanyamakuru b'umwuga, yes. umunyamakuru w'umwuga kuko mfite ikarita y'itangazamakuru, wowe ntayo ufite, niho dutandukaniye. kuba wagira email yawe ya Magashi ukayifashisha ugafungura YouTube yawe ukayita Magashi TV, ntabwo biguha umurongo wo kuza kuntondagira, ntabwo biguha ububasha bwo kuza kunyandagaza no kunsebya no kunyangisha abaturage. mu ntangiriro y'ikiganiro wavuze ngo mbangamije kubereka ibyo bigarasha, ngo hari uwabaye ikigarasha ntababwiye ahubwo wowe bakurebe neza. uhera he ushyira abantu ku rutonde rw'ibigarasha? ngo nkajya kubona ngo nkabona abantu, reka mbanze ndeke gato agace k'ibyo wamvuzeho, ngo noneho ngo abantu bakanyereza icyo kiganiro, ngo bakambwira ngo mu Magashi ngo ibi bintu wabibonye, ngo kutagira icyo ubivugaho. ye urabivugaho ahubwo nkande? uri umuvugizi wa guverinoma. ngo papi ngo nabonye ku Isimbi ngavuga ngo drone ngo z'umujyi wa Kigali ngo nta drone bafite, ngo ahubwo ngo drone zabo ngo ni bari abahigi. yes, kuko nge nabonye bamwe muri abo bahigi. nakubu natanze urugero rwa drone ya polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, zariya nabwo zirahagaragara ziraboneka. wowe ubwawe ukunze igihugu cyane da, harya wagikoreye iki? Magashi, ikintu wakoreye igihugu ku buryo wumva ugikunze cyane ni igiki? Who are you? ati who are you, what are you, what have you done for the country? intambara yabo rero, nagira ngo utaza kugira byinshi unyitegaho kuri iyi nkuru, nagira ngo mbanze ni dekarare. uyu Magashi simuzi. Magashi ni umuntu uba ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube. ni umusesenguzi ugikunda kugaragara asesengura ibintu byo muri Kongo. ariko umuntu wagize abantu abasesenguzi ninde? n'ahandi no gusesengura abantu bose mwabaye abasesenguzi. njye sindimo mu basesenguzi, ariko gusesengura ni uguhuza. it is analysis. kwanariza rero babifitiye ubushobozi se? ubushobozi nyine bushingira ku buryo umuntu arimo kubikora, ntabwo bishingira ku buryo umubona hari yahagaze ngo uvuge uti turi kubona ninde wabiguhaye. igihe cyose yatangiye kubumbura umunwa akavuga, wowe wumva ibyo avuga ugahita uvuga uti nkurikije uko abigira nibyo. n'ikimenyekana ko ari byo ko bashoboye nuko ibyo bakora abantu babikunda, kuko afite aho akorera na papa akagira aho akorera, ariko iyo bavuye aho bakajya kuri shene z'abandi ubona ko bakurikirwa. ntabwo abantu bagukurikira nta kintu kirimo. ngereraho niho shingira mvuga ko bashoboye. so uyu nguyu Magashi ngo yaba yaririmbye muri korali Mirasire. iyo yari yihese kandi korali Mirasire ni korali yabayeho mu myaka za 87 kugera muri za 94 aho ngaho. yaririmbaga iki? ko yaririmbaga iki? uze kugenda uze kubaza abantu. inyoni yaridunze. oya yaririmbaga bya nyabyo. ibiki nyine ikoresha amashaza. urabona amakorali yari yihe dini se? amakorali hari utuntu agira ipendo, bakajya bagira gutyo ngo ipendo ko tubyita iwacu. bo rero nabo baba badufite, ariko we iyo yaririmbagamo biba bisakuza cyane. yari ishingiye kuri hedini, ndetse yari ishingiye kuri hedini. ubundi korali iba ari idini cyangwa itorero. hari umunyamakuru hano yari ishingiye kuri hedini. hari umunyamakuru hano mu Rwanda wigeze kuvuga ati RPF hari ikintu itarimo gukora, ariko deri ni ishinga idini rimwe. nagira ngo tujya kwirirwa tujarajara. nagira ngo ujye uba umuntu w'umugabo ninkubaza unsubize apana ibintu byo kwigira gakeca. iyo ko yari yashingiye kuri hedini sase wabyumvise
wisubirishamo. icya kabiri ehe harya ubundi nde muntu ushinzwe ufite ako kazi ko gushyira abantu ku rutonde rw'ibyo bicikagurike by'amakarita? ngo ni ibicikagurike by'amakarita, si ibintu bitabara ibinyobwa by'ibigarasha, ibintu by'ibicikagurike. ninde muntu ufite authority cyo gushyiraho urutonde? kugera kuri ubu nanjye sinzi uko bikorwa, ariko ubu umuntu ashobora ubu nkabyuka mu gitondo nk'ahantu Derek ni ikigarasha, kuzaba wicaye hano ukabona umuntu arabyanditse, none se ubundi uzaba wicaye hano umuntu ahita yandika aravuga ati Alphonse ariko muba mumubona Promax. none se ndambe ndore ikibazo yagize nuko bavuze ko, kuko numvise ngo ni umunyamakuru w'umwuga kubera ko afite ikarita, nagira ngo twibukiranye ko gutunga ikarita ya RMS bita kugira umunyamakuru w'umwuga. simvuze ko atari umwuga, ariko iyo icyo kintu ntabwo ari ikimenyetso ntabwo ari ikizibiti. ikikugira umwuga ni ikarita, ikikugira umunyamakuru w'umwuga ni ibyo ukora. aho rero ku byo akora niho havuye ibibazo. ni ukuvuga ngo ubusanzwe yatangaje inkuru ya Disikrema, amaze kuyitangaza inkuru ijya hanze, imaze kujya hanze urumva abo mu Rwanda arayikurikirana ajya no kuyishimangira ku isimbi, agamije iki se? ni ukuvuga ni umunyamakuru. ejo nako nawe ubwawe none aha ngaho uvuye aha ukajya kuri tele ukavugana na minisita, wava wagera muri studio bati tubwire uko kwegerana na minisita byari bimeze, ukabivuga. gusa iyo ni inkuru, sinabivuga. kwegerana na minisitiri si inkuru. icyo wita inkuru anyway, reka nayo no kutita inkuru, reka nayo kukugora. si wowe ugenda ngo iyi ni inkuru cyangwa si inkuru, ukubajije afite impamvu yakubajije. reka nayo kukugora. niba kubajije ati tubwire kuri ibi, ukabivuga. wajya n'ahantu nawe ati ndumva ashaka kubimenya, bitubwire. kuko yagiye aho ngaho kuri iyo televiziyo uvuze ari byo bamubaza, yagiye kuri televiziyo yabo ya BTN ari byo bamubaza, niwe kuri televiziyo ye nibyo yavugaga, kuko niyo nkuru yari ihari. uyu mugabo rero Magasha ahita azavuga ati uriya ni ikigarasha, ziriya nkuru abakora bagira ngo yereke ibigarasha. jewe rero kandi iriya nkuru ya Disikrema ikimara kujya hanze, wabonye ko usibye abo mu Rwanda n'ibyo bikarita bicikaguritse uvuga, bahise bavuga ati daho ntitwabivuze. ariko reka agiye nkubwire idini nemera, dore icyo nemera ni iki ngiki. nemera ko miliyoni 14 z'abanyarwanda turamutse dutekereza kimwe twese uko twakabaye, u Rwanda rwaba rwagushije ishyano. uranyumva neza? tugomba kwemeranya ko uko turi benshi dufite imitwe itandukanye, dufite n'ibitekerezo bitandukanye, ahubwo tugashaka uburyo rwarunyuranyuranye rw'ibitekerezo byacu turukoresha mu kubaka iki gihugu. naho nujya gufata umuntu wese ufite ibitekerezo bitandukanye n'ibyo ukajya kuvuga ko yanga igihugu, bizarangira ibintu byose tubishenye. wenda kubisenya byo si ngombwa. hari abantu usanga bavuga ko ngo bakunda igihugu kurenza abandi, buriya ni ikibazo kiba kinakomeye. iyo ugiye kubona gukunda igihugu kurenza abandi bantu, buri igihugu kiba cyatangiye kugira ibyago. ese uwo munyamakuru yatangaje iyo nkuru kubw'inabi? ese gusenya igikorwa nka kiriya ntabwo byari inkuru? njye ntekereza ko abanyarwanda ntabwo twakabaye dupfa utuntu nk'utu ngutu. niba yatangaje ibintu bitari byo, nawe ufite cano, jya imbere ya cano yawe nawe ugaragaze uruhande atagaragaje, kubera ko inkuru igira impande nyinshi. ntuba ari ugira inkuru, ahubwo genda ukosora ibyo nawe ufate angere yawe igaragaza ibyo atavuze wabonaga ko bihari byagomba kuvugwa. ntekereza ko cyaba ari icyo ngicyo. hanyuma kandi buriya amagambo menshi avamo ibicumuro. buriya iyo uzamuye mikoro uba umaze kwicara kuri sene y'icyaha, iyo hatabaye gukontorora ushobora gusanga wakoze icyaha. rero ntekereza ko abantu bari kubisesengura uko bashaka, kubera ko ruriya rubanza ukurikije amakuru harimo harakorwa amaperereza ku bintu byinshi. hari amaperereza kuri za ruswa, hari amaperereza kuri ownership y'umushinga, hari amaperereza ku magambo yakoreshejwe yavuzwe, hari ahantu harimo inyungu nyinshi. ibintu ugenda numva ngomba kubyitondamo, ariko icyo ndimo mvuga, abanyarwanda twiga ikintu cyitwa koroherana.
umuntu utavuga rumwe wese ntabwo ari uko nanga igihugu cyangwa se we acyanga uretse wumve arebe BTN TV nkuri ikora noneho mureba n'amagambo avugirwa muri ziriya nkuru ariya magambo muyabona na bande ni bande muyumvana muri social media ni bande mwayumvanaga twarabamenye ariko papi ngo ni umunyamakuru ngo bemera n'iki byose wadanje nta soni urimo urabona igipapuro urimo urakibona cyanditseho ngo ibyemewe gukorwa ni ibi ngibi ibyo wemerewe gusana ni ibi ngibi ni inkuta ebyiri gutya ujya imbere na he ni inkuta ebyiri uragiye urutuye amashuri metero zingahe kuri metero zingahe eske iryo ni itangazamakuru Scovi aba banyamakuru ubu urimo kubabona cyangwa ubu ngo abanyamakuru mwarabibonye ko itangazamakuru hano mu Rwanda n'abanyamakuru byo bakoresha amakuru itangazamakuru ushaka wese gukorana n'ibigarasha n'interahamwe muzarebe uburyo atangira ntago mwabonye Bosco Empire ntimwamubonaga hano ibintu yikoraga ubu ntago murimo mubona ibintu arimo korera hariya i Bugande ejo muzabona aba bakirema aba papa bangaba kuvuga ngo rero bijya gutangira nuko byatangiye mbere yuko papa aza gusubiza nuko ubundi byari bimeze ariko icyo nkunzemo gitoya mu byo yavuze byinshi cyane nuko avuze ati Scovi abanyamakuru urababona hariya hantu ntabwo ntekereza ko ari ikibazo cy'abanyamakuru ba Scovia cyangwa se abanyamakuru bande numvise avuga ngo iyo televiziyo ngo amagambo ikoresha iyo televiziyo ifite editorial line yayo ifite editors n'abasabu editors ifite abanyamakuru ifite umurongo ikorera mu gihugu sintekereza ko ujya kuyikweshoninga urusha abantu bose bamwe iki gihugu gukunda igihugu ku buryo batabona ko iyo televiziyo yabiri mu murongo utari muzima icya kabiri hano hanze mu mwuga wahoze witwa itangazamakuru irondo ryivanze n'ibisambo ntabwo ushobora kumenya mu Rwanda ngo umunyamakuru ninde utari umunyamakuru abaturage twara abacangacanze ubu ngubu upfa kufungura Gmail ubwo ufite televiziyo yitwa YouTube channel ukajya aho ngaho ukakokereza ubwo abaturage ntibazamenya gutandukanya Alphonse na Derike ntibazamenya gutandukanya Alphonse na Magashi ntibazamenya gutanga Alphonse n'izindi kabutindi zose ntekereza ko icyo tugomba kureba hangaha nta kuntu twavuga ariko tugamije kubaka niba umunyamakuru yaragiye agakora inkuru ntigushimishe ukajya kuri YouTube nawe ukamutuka itandukaniro ryanyu usubwurira hehe muribo muravuga ngo abantu barakora inkuru ngo bigarasha n'iki byose ngo bakabibona bakazijyana igihugu cyateye imbere nyine gifite ikoranabuhanga ibibera mu Rwanda ntago bera mu kimuga cyangwa se mu giseke cyangwa mu nkangara u Rwanda ruri open ku isi hose ubasha kwagisesinga cyangwa se kumenya ibibera mu Rwanda uyu munsi kuba bitugoye kumenya gutandukanya umunyamakuru ninde abantu bose bagenda bakaba abanyamakuru ingaruka nk'izi tuzazibona ibyavuzwe n'umuyutuba nimuvuge ko ari umuyutuba uri aho ngaho babivuze mwe kujya kuvangavanga hari abantu hari 7,000 bitarapfukamira bayari nibwira ko rero nitujya mwihangana nk'iri ngibi yakoze ibi ngibi n'abakunda igihugu yakoze ibi ngibi n'abakunda igihugu rimwe bizarangira nyine tugize ikibazo niyo nabyita nkambara doshuwa ukunze igihugu ninde udakunze igihugu ninde ahangaho usanga ari ikibazo kigize n'iri subizanya ubu mukanya abantu baraje basubizanye baraje bagira bate ibintu ubona biraho ngaho bitagize icyo uvuga abanyamakuru nyine bashobora ko barakoze inkuru mu buryo bwabo n'amarangamutima ikintu cyitwa gusenyesha gukurura amarangamutima y'abantu mu bigaragara DC Kirema yarakosheje cyangwa birakekwa ko yakosheje niyo mpamvu ari mu boko ataraye kugira ngo agire ibyabazwa asobanura ibindi bintu abantu bari kugerera muri guterana amagambo ku buryo butari bwo
cyangwa se muri kujya mu buri muntu wese bwafite akantu k'akanyungu arimo, ariko ibintu byose byo kuba umuntu avuze ikintu mugahita mujya kuvuga ko mumwangisha igihugu, ibi bintu ngiye ntabwo nemeranya nabyo, ntabwo nemeranya nabyo. Nta bantu tuzi bafite igipande cyangwa se ikarita bahawe kubera gukunda igihugu. Twese igihugu kidufata kimwe, kiturengera kimwe, kitureba kimwe. Ibintu rero tuba tujyamo rimwe na rimwe ni uguhamagarira abantu kwanga abandi, kandi ibi ngibi ntabwo byazatugeza. uvuze ku kintu cyo gutandukanya umunyamakuru ndetse n'umuntu uba ku mbuga nkoranyambaga. Umuturage we nta bushobozi afite bwo gutandukanya abo bantu, ariko hari inzego zifite mu nshingano abanyamakuru zanze gufata mu nshingano abakorera ku mbuga nkoranyambaga. Ngo buriya urwego ruyobowe na Madamu Scovia bararubwiye bati se bariya bo wabafasha, harimo na runaka n'abandi bakuru Twitter, yego ngo barareba baravuga batoya dusanzwe turagiye inka, rimwe na rimwe tujya gukebura tugasanga zabaye imbogo, ariko hano ho waba uvanzemo n'intare. Isoko ryaremye intuza, isoko ryahitererema abantuza rwose. Ngo barabyanga baravuga bati ntabwo tuvanga. Kuvanga nanjye ntabwo nabyemera. Rero bigora umuntu uwo ari we wese kumenya ninde munyamakuru, ninde muntu uri ku mbuga nkoranyambaga. Nk'ejo bundi hano hari harya uyu mudamu witwa Ayanone Solange, ntakora muri rwa rwego rushinzwe ubutabera ku banyamakuru, ngira ngo rushakire ubutabera abanyamakuru. Yavugaga ko Solange nawe ni Sekumbata, umwuga w'itangazamakuru. yarimo avuga ati ni ikibazo gikomeye cyane gutandukanya umunyamakuru n'utari we, kandi bose bari ku mbuga. Ibibazo byaganiriweho kandi nayo byaragiye bigarukaho, ariko hari ikibazo gikomeye cyo kumenya ngo ninde munyamakuru muri iyi si ya none, kumenya ngo se ninde munyamakuru, kuko abantu bose babaye abanyamakuru bataraba umwuga. Rero icyo ni ikibazo gikomeye, kandi itegeko rihari ryo muri 2013 ritagaragaje neza ngo ritature tumenye ngo ninde munyamakuru muri iki gihe. Buri muntu wese ashobora kuba afite smartphone akabyuka agatara inkuru akayitangaza uko abyumva, ariko atari umunyamakuru w'umwuga. Aha, wabyutse mu gitondo ufite smartphone, ufashe inkuru hariya urayitangaje, citizen journalism, that's okay. Ariko se nibiza gukomeza ugatangaza inkuru buri munsi bizakomeza byitwa citizen journalism? Ntawe ubizi. Ariko oya noneho ibyo urimo gushyira wivuga ngo ntawe ubizi. Ese we aho wabereye wabonye uyu mwuga ntabwo wapfuye 2013 gusa. Uyu munsi kujya mu itangazamakuru impamvu bigoye nyine, abantu bize n'amashuri menshi bari mu itangazamakuru basigaye barwana no kwigira injiji kugira ngo bajye kuri Satan level y'abandi bantu basanzwe, kuko nibyo wumvaga Mama Solange avuga ati biragoye gutandukanya umunyamakuru w'umwuga n'utari umwuga, kubera ko utari umwuga arimo arahuranya ngo agacuruza, n'abahoze ari umwuga barimo barwanira kwigira abatari umwuga kugira ngo bacuruze. Aha abantu bose icyo mupfa murimo murapfa amafaranga menshi cyane ari muri media. Ntacyo babonye icyo kintu ze. Abanyamakuru basanzwe ari ab'umwuga barimo bararwana no kwigira abatari umwuga kugira ngo bajye ku rwego rw'abanyamihanda, kugira ngo bose bajye kwiryo soko ari wari amafaranga. Yego, erega ntabwo waza mu itangazamakuru ngo ujye uvuga ngo ndi umunyamwuga nta kintu ufite, ntubayeho. Ni muhamwe rero bamagashi bajye babakosora babeditinga, kuko babatanze kuri bene icyo kibuga muri mushaka kujya. Oya, ahubwo bafite platform, bafite platform kandi barumvwa nyine. Hano hanze umuntu afite platform akaba yumvwa, of course ntabwo ukoraho inkuru uraza gusanga ari ikibazo gikomeye cyane, uraza kubira ibyokere rwose ubunyamwuga bwawe ubanza uze kubusobanura neza. Hano hanze ikibazo ugiye nabonye gihari kinakaze cyane, ariko se ndabijyamo neza. Ni ibintu numvise, ushobora gusanga narabyumvise nabi cyangwa narumvise ibintu bitari byo. Iri tangazamakuru rikoresha social media ngo iyo ujyanye mu bunyamwuga ntabwo abantu bakumva ntibanakureba. Ibintu hano hanze ngo birahari, barabeshya.
nahise wa muntu utukana ko nabonye ari we ufite views nyinshi kurenza abandi bantu. ahubwo ikintu cyose urimo gukora igikora cyane neza, urimo gutukana bikore cyane, urasenga bikore cyane, icyo ukora cyose ugikora cyane kandi neza, hariya barakwakira ku mihanda ntabwo bajya barobanura. Ibyo byo gutukana rero byo hakazamo indi ngingo y'uko kuki se utukana, utukanira he? Abaho bose baratukana, hari undi ukora nkawe se? Simpamya ko ari uko bimeze. Gutukana hazamo ibindi, hazamo utundi twigoro nyine utuntu turi aho ngaho ushobora gusanga tugobetsemo. Abantu muranarambukirwa ye. Ntabwo atari byo. Abantu baranarambukirwa. Ubu uwo muntu yajya yitereka buri gihe, none se buriya urumva uyu mugabo Magashi ugeze urumva tukana, ikintu cyo kora cyakoze ni ukubaza ati ziriya nkuru zaba byacitse za buri munsi amara gukora akajya kuri televiziyo akongera akazisesengura, noneho ngo n'abandi banyamakuru bakamutumira, ubwo aravuga cya kiganiro yakoreye kuri ya televiziyo yindi, baramutumiye yagiye kongera kuvuga ibyo. Ati buriya ni amahoro, kuko izi nkuru z'iyi televiziyo yavuze ya BTN ni inkuru nyine za hariya hepfo mu bibazo by'abaturage. Ariko se inkuru za byacitse ni papi ubica, ntasanga byacitse agakora inkuru, umva ahagera akabica agakora inkuru cyangwa we atangaza ibihari, nta kintu arema. Keretse wenda nabaye nka ya televiziyo ejo bundi nabonye ngo baremye inkuru y'uko umugore n'umugabo bagiye bakajya kuri televiziyo bavuga yuko ngo babyaranye kandi bavugana. Icyo gihe ugafatirwa mu cyuho kimeze gityo, nani professional uba ugomba guhanwa. Ariko ibintu byacitse niba hagira byacitse nawe ufashe kamera urakameye uratashye, ibyo bintu babiciye uti kusanze byashwanyaguritse ugatwara ibimanyu kamera yafashe ukajya kubyereka rubanda yuko iyo ni inkuru. Ikibazo rero kibazwa n'abameze nka Magashi baba bavuga kuki ari izo ukora gusa, nta kiraro cyuzuye, ariko nta kibuga cy'indege cyuzuye, bwana munyamakuru, nta kaburimbo yuzuye, nagira ngo nta hantu abaturage babonye ivomo, nta fumbire yaje, nta nka zatanzwe. none se attention, none se iyo televiziyo igira umunyamakuru umwe we yagiye gukora izo ngizo abantu babiciye, yagiye gukora inkuru, hari abandi bagiye kuvuga imihanda batashye n'indi mihanda kandi ubundi ikindi ntabwo ntekereza ko inkuru ni icyabaye kidasanzwe. Gutaha umuhanda ni ibisanzwe, kwegereza abaturage amazi meza ni ibisanzwe, ahubwo kuko abaturage ubusanzwe bakaba bafite umuhanda banyuramo, bakaba bafite n'amazi banywa, kuba barimo banywa ibiroho iyo ni inkuru, kundi ibiroho ntibinywebwa n'abantu. Ibi ngibi ni ukwibasira. Imihanda hano irebwa abantu bumvwa, ntabwo irebwa kandi abantu bashaka kumva unavuga ubusa, nta n'ikintu ufite ariko abantu bakakumva. Ubwo rero abantu bumva wavuze, ikibazo ni wavuze, ntabwo turamenye, ntabwo dushaka kujya mu byo kureba wavuze iki. Yego wavuze. None se uzarebe abanyarwanda namwe murancangacanga, hari umuntu wagiye yihimbira agapuratiforume ke yifatira editoriyo yo gutuka abantu kandi agakoresha ibitutsi bikomeye ku gice cy'ibanga. Iyo urebye usanga adafite views ibihumbi n'ibihumbagiza. Wabonye se none se abantu twaba twigira bamise kikoroye, ibyo bihumbi biba byagiye kumva iki? Kumva batutse nicyo bamuzizaga. None se wamubuza ngo witukana kandi afite abantu bamwumva? Ntabwo ari ushinzwe kumubuza gutukana, ariko hari urwego rureba niba gutukana mu ruhame ari icyaha, hari urwego rubishinzwe. Na papi nibyo yavugaga, niba nakoze icyaha hari inzego zishinzwe kugenzura ibyaha mu byo dukora umunsi ku munsi. Ariko papi iyo mureba mbona ari mukuru, yakabazi ko tugira n'ijisho ry'umuturanyi. Burya n'ijisho ry'umuturanyi naryo rirabara, umuntu ashobora kugukebura mbere yuko inzego zigukebura. Uriya ntabwo ari ugukebura, dore ukuntu bakebura. Ukoze inkuru sibyo, cyangwa ukavuga ikintu kuri platform yawe cyangwa aho ukorera, icyo kintu kikaba nyine umuntu ureba abonye akabona atari cyo, ntabwo kugukebura aza kuri mikoro nawe
cyangwa kuri kamera. bose si views bashaka, bose si inda bari gukora. Ibyo si ugukebura rero, ibyo ni ugucuruza ugamije kwiyeza. Bose bari gucuruza kuko iyo aba ari ukebura aba yarashatse telefone ya papi akamubwira ati ariko papi tuvugishe ukuri, mu nkuru 95% ukora zose ntibyacitse. Kuki umenya aho byacitse ntumenye aho byasanwe? hari televiziyo hari televiziyo zishinzwe gukora inkuru aho byaduzwe. nyine imva icyo mubwira, mu gukebura yari kumutelefona bariyo inyuma y'igikari, ariko kubera ko ashaka iyo amutelefona se tuba tumuvuzeho. no, nyine turimo turashaka gukumira icyaha kitaraba. ubu cyabaye turashaka gukumira ibibazo, cyabaye gukumira ibibazo. turimo turareba gukebura tukareba iki. ahangaha turi mu nteko y'abunzi kuko cyabaye yari kumukeburira inyuma y'amarido, kuva rero yabizanye imbere y'amarido. atigize umuntu ukunda igihugu kurenza abandi se bigashoboka. iyo gahunda yo gukunda igihugu rero nayo ikaba ikibazo gikomeye cyane. nyine ahangaha nicyo yashakaga. ninde ukunda igihugu kurusha undi mu Rwanda? hagati ya papi n'uyu mugabo buri ukunda igihugu kurenza uyu mugabo, ukunda igihugu kurenza papi. Papa afite ibimenyetso byose bigaragaza ko inkuru yayikoze mu buryo bwa kinyamwuga. yagiye kuri tele avugisha ubuyobozi, abaransa inkuru arayitangaza ku gitangazamakuru cyemewe cya BTN. yego, uramukritika ushingiye kuri abantu dukwiye kubaha icyo bita editorial line, umurongo ngenerwa w'igitangazamakuru. n'umunyamakuru nawe ubwawe. ubu wagutwara muri siporo wakora inkuru? mwihereze rero ko ntayikora. ntago wayikora. ntasiba kuyikora nka ba David cyangwa se utayikora nk'abo rero nuko editorial line yabo nabo ari iyo ngiyo, nawe iyawe akaba ari sociopolitique. hari ushobora kwiyefera nk'umunyamakuru, kuko twe twiga kaminuza baratubwiraga ngo a journalist is a jack of all trades but a master of none. ni ukuvuga ngo ushobora kumenya utuntu twinshi, amakuru make ku bintu byinshi, ariko hari akantu uba uvuga utaka ngaka iyo nkagezeho ndakicarira nkakameza umwuka amakuru cyane. yego, hano hantu rero urumva iyo televiziyo yakorera niba ariyo murongo ifite, ntabwo warenganya umunyamakuru cyangwa televiziyo. hari izishinzwe kureba aho batanze ibyo bintu bindi, kuko ntabwo ibinyamakuru byose bikora gutyo. nibwira rero ahangaha hagomba kuzamo umukino wa gicuti, abantu ntiboroherane harebwe ese umuntu yakora nabi imyaka 3 igihugu cyawe cyobewe n'abantu batabona, ngo bavuge ati ariko wa muntu uri serete ku butegetsi, uri serete kuri societe. ahubwo n'icyo gihugu kigira inzego, n'inzego zo mu Rwanda burya ngewe ku buhamya mfite ntago bashobora kuza ngo bavuge ngo urimo gukora ibintu bakwihorere bakureba. ntago bishoboka ngo uzarinde ugera aho urunduka. iyo watangiye gutana barabibona, bashobora no kubibona mbere y'abaturage bagukebura bo ubwabo bakakwikebura bakubwira ati rero nyakubahwa hano dore nta bunyamwuga burimo. yego, ongera usubire ku bunyamwuga. ubwo ugatangira gusubira ku bunyamwuga nuko bukora. uretse ko nabonye hari n'abantu bafite inyungu zabo Derike, hari abantu bafite inyungu zabo icyo ngicyo ibyo mwita gukebura. none nabonye abantu bareba inyungu zabo. hari igihe abantu muganira ukavuga uti ikigaragara nuko udashaka ko abantu bamenya ko iyo ntebe wicayeho uyishyuhije gusa ntacyo uyikoraho. ntabwo ari ukunkebura kindi nuko wirirwa ushyuhije intebe gusa. ibyo nabyo birahari. ubwo rero ariko gushyushya intebe hano ngewe hari umuntu ushobora kuvuga, wenda urugero ari mu nteko ishinga amategeko, uwo muntu avuze ukumva nyine avuze ibintu bitarimo wakemanga, ushobora kuvuga uti yavuze kugira ngo batamugaya gushyushya intebe, kandi ari ahantu bagomba kuba barimo kuvuga batanga ibitekerezo, ni ukugira ngo abereke ko nawe hari icyo afite ashobora kuvuga. ariko hano siko bimeze, kuko uyu nguyu nta nshingano n'imwe afite yo gukebura cyangwa kuvuga kugira ngo atagira umugayo. ntawe uri mu mugayo ko atavuze, ahubwo we n'abandi bantu benshi uzabasanga ku mihanda hano. hari abazi kwiyenza ariko kazi bakora. nyine urabona nk'ukuntu umuntu ashobora kuza akagukubita inkonje kugira ngo arebe ujye urakara, gutera inkokora umukuru w'iryinyo, none umutera inkokora cyangwa uhita uhaguruka bahita bavuga ati do. ni ibintu by'ibisarigomo biri aho ngaho. ubu se kari agakonje kamwe nari mukubise. uriya rero reka abantu tubabwire itangazamakuru gato ukuntu itangazamakuru rikora. urabona Magasha arashinja papi ko akora za byacitse, ariko uretse ko yabyise byacitse kandi twemereje ko atabica ngo ko inkuru agira byamaze gucika already. ntabwo ndabona RBA nayo yakoze inkuru nk'iza papi. yego, ni gake nta na rimwe oya bigeze kuyikora inkuru yagarukaga kuri ruswa mu myubakire muri Kicukiro. bayikora mu buryo bwa professionalism yo ku rwego rwo hejuru, bakoresheje ubunyamwuga burenze 100%.
bafata amajwi y'abantu barimo kuvuga ukuntu iyo ruswa itangwa barayahindura kugira ngo abo bantu batazagira ikibazo cy'umutekano nyine wumva ko hari utwigoro twakozwe naho ubundi bahora ko nyine urumva ubwo twari nko kubwira ngo ibiraro byatashywe baraho bivugirwa wagiye kubitaha ajyanye n'ingabo ze hanyuma baragenda baramukamera n'iki byose bakatariba ushobora gusanga papi batamuhamagara yes none se wagiye gutaha ibiraro niba ari meya cyangwa ari minisita akaba ataguhamagaye urijyana uzabwirwa n'iki se ko babitashye cyangwa uzajyayo bavuyeyo ujye gufotora ikiraro ngo ubwo nawe ukoze inkuru ugende ahangaha uzajya gukora inkuru y'uko abaturage bishimira ikiraro izi nkuru hari n'ubundi buryo bazikora ariko nanone ntabwo naje kwigisha ibigo by'itangazamakuru uko bikora kameme ahangaha icyo nturamo cyangwa icyo nsigarana ni uko tugiye kujya mu mpaka ninde ukunda igihugu n'udakunda igihugu byaza kurangira iki gihugu nta n'umwe ugikunda cyangwa se twese tugikunda ubundi ni uko bimeze sohate nta n'umwe cyangwa ni twese ikigamijwe cyane cyane umunyamakuru iyo arimo gukora inkuru akayibalansa akavugisha ubuyobozi naho n'undi ruhande impande zombi akazizana uwumva kumva inkuru iba yatangajwe yarangiye hanyuma ku bijyanye no gukunda igihugu no kutagikunda ntabwo ukunda igihugu ari ureba ukunda igihugu si ureba ibitagenda ngo aceceke ukunda igihugu si we wenyine kuvuga ngo wabonye ibintu bitagenda ugaceceka ukavuga utaha reka ndetse ntaza gusebya igihugu kandi ubona ibintu bitagenda kandi n'ubivuga bishobora gukemuka ese buriya arubona ibitagenda akabiceceka n'ubona ibitagenda akabivuga ubundi buryo umwanzi w'igihugu ninde ibidakwiriye n'imibona nzabivuga iyo ndirimbo ntuyizi aha intore umuhanzi Senderi international hit nayirimba mu gihe cyabyo kuko ahangaha ntabwo mba naje muri korari icyo nzi cyo ibintu bitagenda ubona ibintu bitagenda ntubivuge ubu uri umwanzi w'igihugu ntabwo uba ukunda igihugu yego no kubona ibyiza w'igihugu ntubivuge erega biba byivugira ibyiza biba byivugira